Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'146 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turakomeza dusoma igitabo cya Zaburi. Turatangira dusoma Zaburi ya 78. Reka dusome mu izina rya Yesu. Indirimbo ya Asafu yahimbishijwe ubwenge. Bwoko bwanjye nimwumva amategeko yanjye, nimutegere amatwi amagambo yo mu kanwa kanjye. Ndabumbura akanwa mbacira imigani, ndavuga amagambo aruhije ya kera. Ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubwiye, ntituzabihisha abuzukuruza babo. Tubwira ab'igihe kizaza ishimwe ry'Uwiteka n'imbaraga ze n'imirimo itangaza yakoze. Kuko yakomeje guhamya mu ba Yakobo, yashyizeho itegeko mu Bisiraheli. Iryo yategetse ba sogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo ab'igihe kizaza bazabimenye, nibo bana bazavuka, ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo, kugira ngo biringire Imana, kandi batibagirwa iby'Imana yakoze, ahubwo bitondera amategeko yayo. Be kuba nka ba sekuruza ab'igihe cy'ibigande cy'abagome, batiboneza imitima yabo idakiranukira Imana. Abefurayimu batwaye intwaro n'imiheto, basubiye inyuma ku munsi w'intambara. Ntibitondeye isezerano ry'Imana, banze kugendera mu mategeko yayo. Bibagiwe ibyo yakoze n'imirimo yayo itangaza yaberetse. Yakoreye ibitangaza mu maso ya ba sekuruza mu gihugu cya Egiputa, mu kigarama cy'i Zowani. Yatandukanije inyanja ibacisha hagati yayo, ihagarika amazi nk'ikirundo. Kandi ku manywa yabayobozaga igicu, ijoro ryose ikabayoboza kumurika k'umuriro. Yasaturiye ibitare mu butayu, ibanywesha amazi menshi ava ikuzimu. Kandi yavushije amasoko mu gitare, itembesha amazi nk'imigezi. Ariko bagumya kuyicumuraho, kugomerera isumba byose mu gihugu gikakaye. Bagerageresha Imana imitima yabo, bayigerageresha gusaba ibyo kurya byo guhaza kwifuza kwabo. Bagaya Imana bati, mbese Imana ibasha kutunganiriza ameza mu butayu? Dore yakubise cya gitare, amazi aradudubiza, imiyezi iratemba. Mbese yabasha kuduha n'umutsima? Izabonera ubwoko bwayo inyama? Nicyo cyatumye Uwiteka arakara abyumvise, umuriro ugacanwa wo gutwika aba Yakobo, umujinya ugacumba ku Bisiraheli, kuko batizeye Imana kandi ntibiringire agakiza kayo. Ariko itegeka ibicu byo hejuru, ikingura inzugi z'ijuru, ibagushiriza amanu yo kurya, ibaha ku masaka yo mu ijuru. Bose barya umutsima w'abakomeye, iboherereza ibyo kurya byo kubahaza rwose. Ihuhisha mu ijuru umuyaga uturutse iburasirazuba, iyoboza ubutware bwayo umuyaga uturutse ikusi, kandi ibamanurira inyama nyinshi nk'umukungugu, n'inyoni ziguruka nyinshi zimeze nk'umusenyi wo ku nyanja. Izigusha hagati mu rugo rw'amahema yabo, zigota aho bari. Nuko bararya barahaga cyane, yabahaye ibyo bifuje. Bari bataratandukana no kwifuza kwabo, ibyo kurya byabo byari bikiri mu kanwa kabo. Umujinya w'Imana urabahagurukira, wica abanini bo muri bo, urimbura abasore bo mu Bisiraheli. Nubwo ibyo byababayeho, bagumya gucumura, ntibizera imirimo yayo itangaza. Bituma irangiza iminsi yabo nk'umwuka, n'imyaka yabo irangirisha kurimbura ku batunguye. Uko yabicaga babariririzaga ibyayo, bakagaruka bakazindukira gushaka Imana, bakibuka yuko Imana ariyo gitare cyabo, kandi yuko Imana isumba byose ari umucunguzi wabo. Ariko bayishyeshyaga akanwa kabo, bakayibeshyeshya indimi zabo, kuko imitima yabo itayitunganiye, kandi batari abanyamurava mu isezerano ryayo. Ariko yo kuko yuzuye imbabazi, ibabarira gukiranirwa kwabo, ntiyabarimbura. Kandi kenshi isubiza inyuma uburakari bwayo, ntikangure umujinya wayo wose. Nuko yibuka yuko ari abantu buntu, n'umuyaga uhita ntugaruke. Erega ni kenshi bayigomereraga mu butayu, bayibabarizaga ahatagira abantu.
bagahindukira bakagerageza Imana, bakarakaza iyera ya Isiraheli. Ntibibukaga ukuboko kwayo cyangwa umunsi yabacunguriyemo ikabakiza abanzi, kandi yuko yashyize ibimenyetso byayo muri Egiputa n'ibitangaza byayo mu kigarama cy'Izowani, igahindura inzuzi zabaho amaraso n'imigezi yaho ntibabashe kuyinywaho. Yaboherejemo amarumbo y'isazi zirabarya n'ibikeri birabarimbura, kandi ihubuzukira imyaka yabo n'imirimo yabo iyiha inzige. Yicisha imizabibu yabo urubura n'imishikima yabo iyicisha imbeho. Itanga inka zabo ngo zicwe n'urubura n'imikumbi yabo ngo ikubitwe n'inkota zotsa. Ibatera uburakari bwayo bukaze, umujinya n'uburakari n'ibyago, umutwe w'abamarayika b'abarimbuzi. Iharurira uburakari bwayo inzira, ntiyakiza ubugingo bwabo urupfu, ahubwo iha indwara zanduza ubugingo bwabo. Ikubita abana b'imfura bose bo muri Egiputa irabica, abo gukomera kwabo kwatangiriyeho bo mu mahema ya Hamu. Ariko ubwoko bwayo ibushorera nk'intama, ibakurayo, ibayoborera mu butayu nk'umukumbi. Ibayobora amahoro bituma badatinya, maze inyanja irengera ababisha babo. Kandi ibajyana ku rugabano rw'ahera hayo, kuri uyu musozi ukuboko kwayo kw'iburyo kwahinduye. Yirukana amahanga imbere yabo, ibagereshereza imigozi igihugu cyabo kuba umwandu wabo. Iturisha imiryango y'Abisiraheli mu mahema yabo ngabo. Ariko Abisiraheli bagerageza Imana isumba byose barayigomera, ntibitondera ibyo yahamije, ahubwo basubira inyuma bava mu isezerano nka ba sekuruza, barateshuka nk'umuheto uhemukira nyirawo, kuko bayirakarishije gusengera ahantu habo ho ku mpinga z'imisozi. Bayiteje ishyari ibishushanyo byabo bibajwe. Imana ibyumvise irarakara, yanga Abisiraheli urunuka, bituma ireka ubuturo bw'Ishilo, aribwo hema yabambye hagati y'abantu. Itanga imbaraga zayo ngo zijyanwe kw'iminyago, n'icyubahiro cyayo ngo gifatwe n'amaboko y'ababisha, kandi itanga n'abantu bayo ngo bicwe n'inkota. Irakarira umwandu wayo, umuriro utwika abasore babo, abakobwa babo ntibagira indirimbo y'ubukwe, abatambyi babo bicwa n'inkota, abapfakazi babo ntibababorogera. Maze Umwami Imana irakanguka nk'uwasinziriye, nk'intwari ivugishwa cyane na vino, ikubita ababisha bayo ibasubiza inyuma, ibakoza isoni zidashira. Kandi yanga ihema rya Yozefu, ntiyatoranya umuryango wa Efurayimu, ahubwo itoranya umuryango wa Yuda, umusozi wa Siyoni yakunze. Yubaka ahera hayo hadatsembwa nk'ijuru, nk'isi yashimangiye iteka. Kandi itoranya Dawidi umugaragu wayo, imukura mu ngo z'intama, kandi imukura mu gukurikira intama zonsa, kugira ngo aragire abayakobo ubwoko bwayo, Abisiraheli umwandu wayo. Nuko arabaragirisha umutima utunganye, abayoboza ubwenge bw'amaboko ye. Zaburi ya 79. Zaburi ya Asafu. Mana, abanyamahanga baje mu mwandu wawe, bahumanije urusengero rwawe rwera. Bashenye i Yerusalemu, bahagize ibirundo. Intumbi z'abagaragu bawe bazihaye ibisiga byo hejuru ngo bizirye. Inyama z'abakunzi bawe bazihaye inyamaswa zo mu isi. Amaraso yabo impande zose z'i Yerusalemu bayavushije nk'umena amazi. Ntibabona gihamba, duhindutse igitutsi ku baturanyi bacu, ibitwenge no gukobwa kw'abatugose. Uwiteka uzageza he kurakara iteka ryose? Ishyari ryawe rizaka nk'umuriro. Suka umujinya wawe ku mahanga atakuzi, no ku bwami bwose butambaza izina ryawe, kuko bariye abayakobo, barimbuye ubuturo bwabo. Ntiwibuke gukiranirwa kwa ba sogokuruza ngo ukuduhore. Imbabazi zawe zitebuke kudusanganira, kuko ducishijwe bugufi cyane. Mana y'agakiza kacu, dutabare kubw'icyubahiro cy'izina ryawe, udukize utwikire ibyaha byacu kubw'izina ryawe. Kuki abapagani babaza bati, Imana yabo iri he? Guhorera amaraso y'abagaragu bawe yavuye
kumenyekane mu bapagani imbere yacu. Kuniha kw'imbohe kuza imbere yawe, nk'uko ukuboko kwawe gukomeye kizabategekewe gupfa. Kandi witure abaturanyi bacu karindwi ibitutsi bagututse mwami. Natwe abantu bawe, intama zo mu cyanya cyawe, tuzabigushimira iteka, tuzerekana ishimwe ryawe kugeza ibihe byose. Zaburi ya 80. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa ibyahamijwe ni nk'amarebe, ni zaburi ya Asafu. Wa mwungeri w'Abisiraheli we, tega ugutwi, ni wowe ushorera abayosefu nk'umukumbi, yewe wicara hejuru y'abakerubi rabagirana. Imbere y'Abefurayimu n'Ababenyamini n'Abamanase, kangura imbaraga zawe uzudukize. Mana utwigarurire, umurikishe mu maso hawe natwe turakira. Uwiteka Mana Nyiringabo, uburakari bwawe buzageza he gucumbira kugusenga k'ubwoko bwawe? Wabagaburiye amarira menshi nk'umutsima, wabahaye amarira menshi yo kunywa. Utugize rurwanirwa rw'abaturanyi bacu, abanzi bacu badusekera hamwe. Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe natwe turakira. Wakuye umuzabibu muri Egiputa, wirukana amahanga urawutera, uharura imbere yawo, nawe ushora imizi wuzura igihugu. Imisozi itwikirwa n'igicucu cyawo, n'imyerezi y'Imana iterwa igicucu n'amashami yawo. Ugaba amashami agera no ku nyanja, kandi amashami yawo agera kuri rwa ruzi. Ni iki cyatumye usenya inzitiro zawo, ngo abahisi bose bawusorome? Ingurube yo mu ishyamba irawangiza, inyamaswa zo mu gasozi zirawona. Mana Nyiringabo, turakwinginze garuka, urebe mu isi, uri mu ijuru ubirebe, ugenderere uwo muzabibu. Rinda icyo ukuboko kwawe kw'iburyo kwateye, n'ishami wikomereje. Uwo muzabibu waratwitswe, waraciwe, barimburwa no guhana ko mu maso hawe. Ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo, umwana w'umuntu wikomereje. Nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguhaguruke, tuzure natwe turambaza izina ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe natwe turakira. Zaburi ya 81. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi, ni zaburi ya Asafu. Muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo mbaraga zacu. Muvugirize Imana ya Yakobo impundu. Muririmbe indirimbo, muvuze ishako, mucuranga inanga nziza na nebelo. Muvuze impanda ukwezi kubonetse, kandi ukwezi kuzoye ku munsi wacu mukuru. Kuko iryo ari ryo tegeko ryategetswe Abisiraheli, itegeko ry'Imana ya Yakobo. Yarikomereje mu Bayosefu kuba iryo guhamya, ubwo yasohokaga igahagurukira igihugu cya Egiputa. Niho numvise amagambo y'uwo ntarinze ati, nakuye urutugu rwe ku mutwaro, amaboko ye yakuweho uburetwa bw'igitebo. Ubwo wari mu mubabaro waratatse ndagukiza, nagushubije ndi mu bwisho bw'inkuba, nakugerageje ku mazi Meriba. Bwoko bwanjye umva ndaguhamiriza, wa bwoko bw'Abisiraheli we, iyaba unyumvira. Muri wowe ntihakabe ikigirwamana cy'abanyamahanga, kandi ntukagire ikigirwamana cy'abanyamahanga usenga. Ni jye Uwiteka Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Egiputa, asama cyane nduzuza akanwa kawe. Maze ubwoko bwanjye ntibwumviye ijwi ryanjye, Abisiraheli banga kunyitondera, nanjye ndabareka ngo bakurikize kunangira kw'imitima yabo, bagendere mu migambi yabo. Iyaba ubwoko bwanjye bunyumvira, iyaba Abisiraheli bagendera mu nzira zanjye, natsinda ababisha babo vuba, nahindurira ukuboko kwanjye kubabarwanya. Abanzi b'Uwiteka bakamugomokera, bakamushyeshya, ariko ba bandi bakarama iteka. Yabagaburira amasaka ahunze, kandi naguhaza ubuhura bwo mu mbingo. Zaburi ya 82. Zaburi ya Asafu. Imana ihagarara mu iteraniro ryayo, icira abigira Imana urubanza iti, muzageza he guca imanza zibera, zita ku cyubahiro cy'abanyabyaha?
muce imanza zikwiriye uworoheje n'imfubyi, muce imanza zirenganura umunyamubabaro n'umutindi, mutabare uworoheje n'umukene, mubakize amaboko y'abanyabyaha. Abo mbwiye ntacyo bazi, ntacyo bamenya, bagendagenda mu mwijima, imfatiro zose z'isi ziranyeganyega. Ni jye wababwiye nti muri Imana, mwese muri abana b'Isumba byose, ariko muzapfa nk'abantu, muzagwa nk'umwe mu bakomeye. Mana, haguruka ucire isi urubanza, kuko uzagira amahanga yose umwandu wawe. Zaburi ya 83. Iyi ndirimbo ni zaburi ya Asafu. Mana ntuceceke, Mana ntuhore, ntiwirengagize, kuko abanzi bawe bagira imidugararo, abakwanga babyukije umutwe. Bagambirira imigambi y'uburiganya ngo bagirire nabi ubwoko bwawe. Bagira inama abo urindira mu rwihisho. Baravuze bati, nimuze tubarimbure bataba ishyanga, kugira ngo izina ry'Abisiraheli ritibuka ukundi. Kuko bahuje umutima wo kujya inama, ni we basezeraniye. Nibo banyamahema ba Edomu n'Abishimayeli, kandi n'Abamowabu n'Abahagari, n'Abagebaru n'Abamoni n'Abamaleki, n'Abafilisitiya n'abatuye i Tiro. Abashuri nabo bafatanije nabo, batabaye bene Loti. Ubagirire nk'ibyo wagiriye Abamidiyani, nk'ibyo wagiriye Sisera na Yabini ku mugezi Kishoni. Barimbukiye Endoru, bahindutse ifumbire ry'ubutaka. Uhindure abatware babo nka Orebu na Zebu. Imfura zabo zose uzihindure nka Zeba na Zarumuna, kuko zavuze ziti, twiyendere ubuturo bw'Imana. Mana yanjye, ubahindure nk'umukungugu ujyanwa na serwakira, nk'umurama utumurwa n'umuyaga. Nk'uko umuriro utwika ishyamba, nk'uko ibirimi by'umuriro bitwika imisozi, abe ariko ubahigisha umuyaga wawe, ubateze ubwoba umuyaga wawe w'ishuheri. Wuzuze mu maso habo ipfunwe ry'igisuzuguriro, kugira ngo bashake izina ryawe Uwiteka. Bakorwe n'isoni batinye iteka ryose, bamware barimbuke, kugira ngo bamenye yuko utwa Uwiteka, ko ari wowe wenyine usumba byose utegeka isi yose. Zaburi ya 84. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga ijwi ryitwa gititi. Ni zaburi ya bene Kora. Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe ni ay'igikundiro, umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. Igishwi cyiboneye inzu, intashya yiboneye icyari, aho ishyira ibyana byayo. Ni ku bicaniro byawe Uwiteka Nyiringabo, mwami wanjye, Mana yanjye. Hahirwa ababa mu nzu yawe, babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira z'i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, bagihindura ahantu h'amasoko. Imvura y'umuhindo icyambika imigisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Uwiteka Mana Nyiringabo, umva gusenga kwanjye. Mana ya Yakobo, ntegera ugutwi. Mana, ngabidukingira reba, witegereze mu maso h'uwo wasize, kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi 1000 ahandi. Nakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira. Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Uwiteka Nyiringabo, hahirwa umuntu kwiringira. Zaburi ya 85. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni zaburi ya bene Kora. Uwiteka wagiriye igihugu cyawe imbabazi, wagaruye aba Yakobo bajyanyweho iminyago. Wababariye gukiranirwa k'ubwoko bwawe, watwikiriye ibyaha byabo byose. Wakuyeho umujinya wawe wose, waretse uburakari bwawe bukaze urabworoshya. Mana y'agakiza kacu, utwigarurire, kandi ushire umujinya wawe utugirira. Uzaturakarira iteka, uzakomeza uburakari bwawe ibihe byose. Ntuzagaruka ubwawe ngo utuzure, kugira ngo ubwoko bwawe bukwishimire. Uwiteka, utwereke imbabazi zawe, uduhe agakiza kawe.
Reka numve ibyo Imana Uwiteka izavuga, kuko izabwira ubwoko bwayo n'abakunzi bayo amahoro, ariko be kugarukira ubupfu. Ni ukuri agakiza kayo kari bugufi bw'abayubaha, kugira ngo ubwiza bwayo bube mu gihugu cyacu. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Umurava umeze mu butaka, gukiranuka kurebye mu isi kuri mu ijuru. Kandi Uwiteka azatanga ibyiza, igihugu cyacu kizera umwero wacyo. Gukiranuka kuzamubanziriza, kandi kuzahindura intambwe ze inzira yanyurwamo.